harimo abanyaje, hari n'abacumita nyine, hari utakunyaza ukumva se ntiwishimye, hari ugucumita ukumva urishimye, biterwa n'uko umuntu akora. Ko guteta blessing ukuntu nkiza mu kazi ukuntu byagenze, mfite umwana umwe nkaba naramubyariye mu buraya. Uko byagenze wenda uko nabitangiye sinumvaga ukuntu babigenzaga, nagiye kuryamana n'umugabo usibye yuko ntabyiyumvishijemo, nese numva yuko ibyanjye byaba bikaze. Nkitangira kuryamana nawe nagize ikintu cy'ikibazo wenda cyo kujya mu mihango ntari bijyemo. Noneho ubwa kabiri nkibyara umwana amaze nk'amezi 3 nkazajya numva aribwo mbishaka cyane. Ibyo nibyo bya mbere nabanza kubabwira muri story zanjye. Icyo nicyo nababwira. Ko wenda naba narabonye abagabo batandukanye, harimo abanyaje, hari n'abacumita nyine, hari utakunyaza ukumva se ntiwishimye, hari ugucumita ukumva urishimye, biterwa n'uko umuntu akora, sibyo? Njyewe ku bwanjye mba numva umuntu uncumita mba numva yuko ntamwishimiye, ariko unyaza nanjye bwanjye numva nishimye. Icyo nicyo nabasha kukubwira. Ese uramutse ubonye umuntu ugukura mu mwuga w'uburaya akavuga ati nk'umugabo akagukunda, akavuga ati ngwino tubane ndaguha buri kimwe cyose urajya wifuza, wowe byagushobokera cyangwa se wumva byararenze igaruriro? Njyewe ndi kumva byanshobokera, kubera yuko umwuga w'uburaya nta keza karimo ko umuntu arara ijoro atishimye. Njyewe ubwanjye ndi kumva nabishobora ndamutse mbonye umugabo se, kubera yuko nashwanye njyewe n'ababyeyi niga aka kazi, niyo mpamvu. Ese nko mu buzima bwawe nye uba ubona umwuga w'uburaya urabona ushobora gukora ukaba wahingira umuntu, ukaba wakora ikindi kintu se? Hari ibyo bavuga ngo kwihangira umurimo, ibintu byo kwihangira umurimo byumva gute? Kwihangira umurimo ndi kumva nyine guhinga hari ubuhe ntabasha kubibasha, ariko nkabasha ibintu byo gucuruza, kuko iwacu nabwo twaracuruzaga ibintu by'ibigage, no mu isoko nabwo nabasha gukora, nkazajya se nikorera n'izo voka nkacuruza se agataro, icyo bita agataro, nabyo ndi kumva nabibasha. Muri make ubonye umuntu ugufasha akavuga ati wowe ngwino hano, arya tubwiye ko witwa nde? Ako guteta blessing. Wowe blessing ngwino hano umfashe gutya na gutya, ese buri umuntu yakwizera akagukoresha? Biterwa n'umuntu uwo ari we. Hari ubuhe yanakwizera, nk'uko se wenda yamfata akanjyana mu kabari akambwira ngo koramo, nawe aba anyizeye. Ni nk'uko undi wese yanyizera se ningwa akambwira ni vayo ukora akazi ko mu rugo, nabwo aba akwizeye kandi nabyo nabishobora. Ese wowe ikintu cyatumye ujya mu mwuga w'uburayi nuko umaje gutwita, ese byagenze gute nyuma yaho? Ababyeyi babyakiye gute? Byaje kugenda bite? Majije gutwita kubera yuko papa ntagabana na mama yahukanye tukiri bato twebwe. Noneho biza kugenda uko kuntu, papa na n'ubu nta mugore yari yashaka. Ndamutse ntwite mbyara umwana, mama yari yarashatse undi mugabo akazajya ducyura, twebwe turabana 8, kazajya ducyurira ngo hano ni kwa runaka ntago ari kwaswa. Uwo niwo mwuga rero nahise mfata kugira ngo n'umwana wanjye akunda abeho. Ese abandi muvuka nabo hari ubwo baba bari mu mwuga w'uburaya nk'abakobwa mufite cyangwa se abahungu? Baba wenda abahungu hari ubwo baba ari ibirara cyangwa? Urebye umuhungu umwe dufite niwe kirara waba urimo, undi dufite yacitse akaguru.
nta kazi afite, nawe ntabwo ari umunyeshuri, yabuze abamurihirira. Abandi ni batonya, ni abanyeshuri. ese buriya nk'ubu ngubu tuvuge ufite nimero za telefone, ufite telefone, nk'umuntu aramutse ashatse kugufasha akaba yaguhamagaraho, akavuga ati uyu muntu rwose numvise mugiriye impuhwe, namubonera akazi akora, ashobora kuza akamfasha iki n'iki, koko niba umuntu yamwizera. Ese ubundi ibintu byo gusenga urabizi? Ndabizi, ngiye nsenga mu banyagatolika, narabatijwe, narakomejwe. Hari ibintu bavuga ngo kujya mu byumba by'amasengesho bakagusengera, ukareka wenda nk'umwuga w'uburaya, ukaba wagira ikindi kintu ukora. Ibintu byo kwiringira Imana ubyumva gute? Ndi kumva nabyemera, ariko ibyo byumba by'amasengesho ntabwo mbizi, kuko ntabwo nigeze mba umurokore, ndi umunyagatolika, kuko ntabwo nabimenya, ariko nyine bishobotse nabyo byakunda. Ubwo se ko ubwo umuntu aramutse ashatse kugufasha cyangwa se agize nk'ikindi kintu avuga ati aravuga ati wenda nshaka kugira ngo uwo muntu aze, numvise story ye, numvise bimbabaje, nshaka kugira mufashe, yagukura he? Yankura muri uyu mujyi wa Byumba, aho bita Gashirwe. Gashirwe, ubwo yabaza ngo kwande, yabaza kwande? Yabaza kwa Mukakarori. Kwa Mukakarori igashirwe. Ese ubu ngubu urabona nk'ubu ngubu hari nk'ikintu bita kwihangira umurimo nk'uko nabikubwiraga. Ese ikintu cyo guhinga buriya cyo ntabwo wagishobora? Nabyo nabishobora binjemo. Gusa guhinga nabishobora kuko nabyirutse mpinga. Iwacu nyine ni ahantu ho mu cyaro nyine, ariko ntabwo ari mu cyaro cyane, ni hano hepfo gatonya munsi yo kuri ADPR, niho twadutuye kwa papa. Isambu turayifite, ariko guhinga nabyo nabishobora. Ese nko kugira ngo umugabo yakuraranye mukagenda mugakora ibyo mukora, ese aguhereza nk'amafaranga angahe? Biterwa nawe muba mwavuganye. We iyo aje murumvikana, ubwo se nk'utanga menshi atanga nk'angahe? Wenda biterwa n'urugero rw'umuntu, hari uwaguha wenda nka 3, hari uwaguha nka 2, hari uwaguha n'igihumbi. Ariko njyewe ku bwanjye wenda biterwa n'isuku y'umuntu, njye ku bwanjye wama nk'ibihumbi 4 se n'ingwa 5, biterwa naho uba wanagiye. Se ibihumbi 5 barabiguha? Barabimpa. Ibihumbi 5? Se nk'ubu ngubu iri joro nyine wowe nk'iyo winjije cyane, wakoze cyane, wenda ijoro rimwe bibarira nk'angahe? Cyane muri weekend nibwo umuntu akunda kubona amafaranga, aho mu mibyizi ntabwo wapfa kubona umugabo murarana. Ntabanza kububwiza ukuri, nyine muri weekend cyane nibwo umuntu abona amafaranga. Iyo ukoreye amafaranga makeya uvuga ati uno munsi babyita kuraburiza, uno munsi naraburisha, ukorera angahe? Wenda nko mu mibyizi, wenda ku buryo umuntu iyo atagize ubute wenda akarara ijoro, wenda ni nka 3. Ese umugabo uguha ubundi makeya, aguhaye makeya ukavuga ati aya niyo yanyuma makeya nakoreye, yaguhaye angahe? Yampaye nk'angahe? Kurarana? Wenda kurarana cyangwa se kuba mwagira ibyo mukora akakwishyura, yaguhaye nk'angahe? Waguhaye make? Bwa nyuma na nyuma. Wenda nk'iri joro bitewe, hari umugabo twahuye yamaye 6,000. Niyo makenya wenda umuntu yavuga ngo yagarukiriza. Ubwo se tuvuge abantu baza nk'ubu ngubu, nk'umuntu uza kugira ngo mugire ikintu mukora, baba ari abagabo, haba hivanzemo n'abasore cyangwa harimo n'abasaza bose cyane? Ni bose. Ni bose, haza umusore hakaza umusaza. Urakoze cyane. Harya watubwiye ko witwa? Koguteta Blessing. Urakoze cyane. Dushatse abantu bagusengera, abasenga nibamusengere, si ubyifuza? Ndabyifuza. Imana igufashe, kandi wakoze cyane kubw'ikiganiro duhaye. Murakoze.